yewe nta kintu mpfa nawe kuba akundana n'umukobwa mugatandukana ntabwo twakundanye full stop ntabwo nakundana nirangirwa musore kara kagirigiri kabi gusa kagahungu kameze nk'ingene sibyo ndabona ndi bukora ikiganiro ngenyine nari ndaza kuvamo ari kuve ureke mvemo niniguye ntabwo nakundanye nawe kuba umuntu twarakoranye wini miki nkaba natera imbere sinzi impamvu ushaka kubigera ikibazo sinjye wakubwiye ngo nta kibazo reka nikomereze rega bariya gutera inda byaramunaniye no gutera amahuri gusa nyine waretse guys yewe mukomeze no kutwihangana ningo afite umujinya yenda baraziranye Imana akuna nyine kumukorera ibiboro byinshi oya ikankubwira ikintu kimvuna uretse nyine kunuza imbere wanje gera wigize honete nkaho abantu bubwira ari ibigoryi ngo nyanyanyo aramaza nateye inda yayitera wowe kudatera inda ko nabutero bereza amafaranga ngo bagire bati waretse naza nkivugira sheri uriya nimbwa mbigusemo mu maso yanjye urimbwa kapite urimbwa pe sinshaka umutuka ariko nimbwa ubundi ntabwo umuntu ugiki mana urasohoka mu kiganiro mbanze mvuge basohoka ndavuga ariko umba ni kumuri kubereka w'Imana mwiza uri kubembekereza iriya mbwa ibiri kuzi kumenyera igushyira inda wabyara umugabo se ubyara ibyo byihorere guys byatangiye umunsi ngiye menyana na Miki then turakundana dukundanye yene nawe mbise biza kumwicira content aravuga babihagarike uyu nkunda amazi se ibyo nta kintu bizakwangirizaho arambwira ngewe amahitamo yanjye ni wowe abimubwira ko uko ndavuga it's okay nta kibazo wowe kora icyo wumva ushaka ngiye niba wumva ngiye kiyenzi nuko ngukunda umuhungu kuva uwo munsi akimara kumubwira ngo turakundana Mika kimwibwira direct n'umunwa we yafashe ifoto yanjye agenda aramposta ngo ndamapine mashyashya banzureke utarutse iby'igisenyi bivuge nyine banzureke utarutse iby'igisenyi we na simu banjyana igisenyi wabaye bivuga iby'igisenyi wibitaro kuko kunyandikira twari tuvuye igisenyi banzureke ibyo by'igisenyi ntabwo ushaka kujya mu bintu by'amategeko wabivuze ndabyivugira rero witaruka inkuru reka nateka mbivuge ngo bivuge bagiye igisenyi uyu twaramaze gukundana already none bamujyana igisenyi kungira ngo bajye kumurya amafaranga yaramaze guhembwa ya YouTube bamujyana igisenyi bajye gukora amavlog bishyura mu bigogwe bishyura hehe ari sirimu mwoheje bahita propose Regis ariko ari sirimu byose ubishyizemo imbaraga pande na ndagishye jewe yarabimbwira ko nyine numvaga ngiye nubaha akazi kandi nubaha n'amafaranga kandi umuntu agukunda ntabwo ajya gukwandagaza uri kubyumva nubwo ati genda mujye gukora nta kibazo bageze abahungu baravuga ati bagomba uyu ngo agomba korana ngo na Regis ngo asanze ibyumba ngo bishize noneho uyu nguyu akibimwa nambwa ati rero ibyo bintu ndumva jya bitumvikana bwira no sirimu uri kubivuga azaho ngaho sirimu ari sorokeshwe uyu ngo aramugarura ariko ibyo katubitaruke tunabireka ndangije uwo munsi kuko nabonye bibaye birebire byatumye ndaramvugira kuri telefone n'uyu nguyu paka mu gitondo guys nicyo kintu muri kucyumva birangira umuhungu yivumbuye amavideo batayakoze kucyo yifuzaga ntabwo cyari kibaye uwo munsi ibyo bintu bivo birarangira ndekushaka kumvisha bifanu zituruka zose si birangi ubango rwabaye neza anniversaire banzurekeze ngewe ndangije ubwo ngubwo ndagenda ngiye nikoreye iboro byanjye nta kibazo kimwe numvaga mfite sinumvaga ndi umuntu uzaza kuri kamera kuko nayo maze kuva 2015 ngiye ndi nyuma ya kamera sinumva ro kuntu abana nkamwe mwajya kuncuruza nabwe nago mu dusha platform yo kuvugiraho kuva na kera narabivuze none nabisubiramo nayo kuza nkitereka nkavuga ariko naga ngiye naga ariyo domaine yanjye uyarangije rero ubwo abwira Regis ati turekeraho umuhungu abigiramo ikibazo baratandukana bibi bintu birebire murabyibuka ibintu byaje babirebire sinshaka kubisubiramo Regis arangije abona ngine ngiye aga bafatira yeze nta kintu kimwe nyine ufite cyo kwabwira abantu ngo aganda mufasha nguko abura ikimenyetso na kimwe ashaka ko senya n'uyu nguyu ariko ndaponda byihorera tujyeho twimukira na Norvège twimukira na Norvège bikomeza kuba ibintu birebire ngiye magana Regis ndamwicaza nambwa Regis ntabwo nifuza ko na Miki mukomeza kuba mwa muri kubana nabi n'umuntu yaragufashije Miki kandi nawe waramufashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi nimwicare murangiza ibintu byanyu nimurangiza turebe aho bivana biri kwerekeza ndabicaza bariyunga Regis nawe natwipropose atera kugira ngo babone ko ibintu byarangiye arazaza kuri channel yacu birangira dupanze ko tugomba gukora na projet na Miki akajya gukiniwe ndabwa ngiye nta kibazo mwe musanzwe mubikorwa ngiye nta kibazo kwakinye nuzimwe mitamagarikisha filime nabo bagiye nabo nakomeza gukina filime ngiye ntago ari domaine yanjye mbivamo by'ama filime ko nabonaga nashaka ko filime imara gukomera akayivamo sinipo wese
umuhungu rero akomeza ibintu abigira birebire. Ejo bundi aba yatatse mama w'uyu nguyu. Byose uyu muniga hano afite urwango ruremereye cyane. Ajya gufata ibintu arahuzahuza nyine ibintu kugira ngo agire ibintu birebire. Uyu nguyu yagiye kumurega namubwira ati rero gufata feri ibyo bintu byihore. Aha turacyari muri showbiz. Ndabyihorera. Umuhungu ntiyanyurwa. Abonye ngo yamunaniye ubu ngubu ashaka ngo naga. Ubusaga uramufatira he. Ese ko numva uri guheza cyane. Ko numva uri guheza cyane. Je ndumva sinzi se kuki ukunda kwigira umwana mwiza bazajya baza baguhohotere baze bakunyerereho aga ntazi kuvuga uceceke. Nyine ubanza mu impamvu. Ngiye umva nkubwire bebe mbabarira uceceke nivugire. Umva nkubwire ikintu ushoboye. Nuko amaze number 1 Peter Style. Bebe mbabarira. Umva mbabwire wowe Zuzu Sirimu Jesus niyo ngirwa mugore ngo numugore nuri ya mugore ukunda gukoresha ibiganiro ngo ni Reira. Reira uwese. Reira ramuzi no ngirwa mugore ikuze imwe ba Brian bavuga ngo ivuga urufuzi rukaza nayuzi. Wandi bakonaga ibiganiro. Reka mbabwire kubana none se niyo wumva umuntu cyo kintu kimutunze bari abantu babaye kuko batuvuze ngo bureka gato nkwereke Sirimu Jesus hano nawe ubera imbwa mbikubwire ngiyewe nta muntu ngi wabo kuvuga ngo miki ngo nabatutse ibyo ni ibyanya kanze mbumvishe Sirimu wenda bebe mva nkubwire Sirimu mpamvu ugomba kumuvaho Sirimu se wa mbere ahemukiye narubwo wayo wanyu Sirimu ni ikigwa ryumva nkubwire wowe muragiye mupanziyeho murasebye mubonye ko ibintu mukoze ngo we nabarejisi murapanze mubonye ko bidakunze umva mbabwire nkubwire we Sirimu Jesus utuye hano mu Kanogo ka Kicukiro sininzu ni nakanogo Shumi kora neza usukisha umugore wawe none uziko nta muntu atarananyije nawe aya ngaya ari gukorera yaraba ashiribure azayembwa kundi kwezi yarabanje arazaniranya nambwira uburyo nananyanga ngo yagiye kuvuga byinshi wandetse wowe babara ushyamandi uburyo byinshi uwo mugore wawe bisku nari inzoka kanze mbere